urushyi uzi impamvu ngukubise 미쳤잖아. waterese sheri wari 없어. ntago namuterese bugeri umwana barakubita mukamagurukiriza bari kumwiyama ku musheri wabo buri utangiye kujya wema abandi bakobwa ngo bakuvire ku mugabo uba watsinzwe kandi umugabo wawe ahubwo abo bakobwa bamwiyama ngo abaveho jye wiyama umugabo wawe baramwihumuriza cyaza uhumura nk'ikote rya make mbega uhumura nk'umwana utagira mama yagasani kandi uyu mwana nta na mama wagira koko mugera yitarakara baramuserereje ngo nta mama agira umwana yararakaye aza ku mukobwa bigana aramuniga dore wa mukobwa unyuzura bamukubise gutoreza umukobwa wawe mu buryo bubi umva mama uvuga ariko niwe wa mbere ufite umukobwa warezwe nabi ariko kuko ari ubwa mbere bamukubise yareze reba umukobwa wanjye ukuntu yitonda umwana wanjye azagaruka ku ishuri gute mumbabarire papa nta kosa nakoze papa uyu mukobwa ahubwo n'inshuti ze nibo baninyuzura ceceka aba nabakire papa nibo bantangiye bankubita ntago unyizeye papa dore ngo arapfukama papa yarapfukamye asaba imbabazi abakire asabira imbabazi umwana we papa kuki utiyubaha umuntu w'umugabo arapfukama umwana babazwa na papa ukuntu papa we hari umugabo ugira ubwoba abandi babyeyi baraza papa akabapfukamira nawe baze kuba ufite papa nk'uyu nguyu abandi babyeyi baraburanira abana babo aho kugira ngo papa aryame ku mwana we akajya gupfukamira abandi babyeyi ngira ngo urumva igisebo umwana bafite njye nk'umubyeyi narakosheje sinareze neza ahari nuko namureze njyenyine ni ibintu bisanzwe ko abana iyo bari gukura barwana 사과는 받은 것 같으니 imbabazi zawe turazakiriye 넘어갑시다. reka ikibazo tugikemure 고맙습니다. urakoze kuma imbabazi 야, akana kamurakari ibaze umubyeyi ari kujya gupfukamira abandi babyeyi nta mubyeyi uba umurimo 아빠는 지금까지 뭐 했어? ubundi ubuzima bwawe bwose wabukoresheje iki 돈도 많고 백도 많은 회사원이건데. nyagasani mbega amagambo mabi ibaza umwana wawe kubaza ngo papa ubuzima bwawe wabukozemo iki abana banyu bazabibabaza ati papa ubuzima bwawe wabikozemo iki uriya mwana twigana papa we n'umukire yaziranye n'abantu benshi 코딱지 같은 회사 mu gihe wowe uri umukozi ngo ukora muri ofisi ugategereza agashahara niyo mpamvu banagusuzugura upfukamira abakire abana banyu baba babibona nuko baceceka havuga ati ariko papa bazira nshuti zawe ujya umbwira ko mwiganye mwakuranye ngo wabaga n'uwa mbere ko ariko ujya umbwira kumba mbona zikize zaguze amazu n'ibiki we iyo myaka y'ubusore bwawe wari uri ba papa wanyu bari bari mu nzoga mbega ba papa wanyu kugira ngo biborohere mu byumve neza mbere yo kubarenganya bari bari mu nzoga n'ubushinzi nkuko namwe mwabana mwe muri kano kanya ari byo murimo mwe muri kubona muri kubarusha iki muraho neza mwese murakaza neza kuri channel yacu uyu munsi tugiye kuganira ku byaranze episode ya 7 Agent Kim reactivated niba ukunda action na filime z'ubutasi kandi subscribe kugira ngo tuzajye tubana no mu zindi episodes zaje zikurikira tugiye kuganira ukuntu episode ya 7 izagenda kuri Agent Kim reactivated komeza kuzamura umwuka w'ibanga no gutungurwa urushaho kwiyongera kandi ibikorwa by'abakinnyi bituma umuntu ahora ategereje ikigiye gukurikiraho hari ibyemezo bikomeye bifatwa muri episode aho Agent Kim arwana n'abasirikare yakoranye nabo bo muri Korea y'Epfo aho bari bashimuse Min G araza ngira ngo mwasoje episode ya 6 aho bari kuniga Minisitiri ukuriye umutekano muri Korea y'Epfo kugira ngo abashe gutabara umuhungu we hari ibyemezo bikomeye bifatwa icyashimishije cyane muri iyi episode ibinyamakuru bikomeza gukoresha ubwenge kwihangana n'ubutwari mu guhangana n'ibibazo mu gutangaza amakuru komeza kubaka imbaraga no gutuma uyirebaho yibaza uko ibintu bizarangira abakinnyi bagaragaza ubuhanga mu gukina kandi uburyo amashusho n'ibikorwa bya filime byateguwe bituma episode ya 7 iba imwe mu zifite ibikorwa byinshi umuziki n'uburyo amashusho afashwe no mu byo kongera uburyo Agent Kim hano afatanya n'inshuti ze mu kurwana bakabohoza umukobwa Min G
nubwo biba bitoroshye ku buryo barwana n'abasirikare bakoranye nabo, ariko baba bari kurwana nyine batabica, babakubita bimwe bisanzwe. Niba ukunze ubusesenguzi dukoze kuri episode ya 7 uburyo izagenda, andika igitekerezo cyawe muri comment. Niba kandi utari wakora subscribe, ndakumenyesha ko ugomba kuyikora. Mu gihe episode ya 7 izaba yasohotse, nzayibashyira kuri uyu muyoboro cyangwa mbabwire n'ubundi buryo wayibonamo. Tuze gusubira mu bundi buce burabukurikiye. Iyi ngiyi mbabwira ukuntu episode ya 8 izagenda. Kanda subscribe kugira ngo tuzaye tubana buri munsi.